twige tunoze Ikinyarwanda twige tunoze Ikinyarwanda. Iki kiganiro kikaba kigiye kuyoborwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, kikaba kiri butangwe n'intiti niyo mugabo Sipiriyani intebe y'inteko, afatanyije n'intiti Mfizi Christophe n'intiti Nyirahabimana Jeanne. Murakoze. Iki kiganiro cya kabiri nk'uko mwabibonye ku butumire kiragira giti imikoreshereze y'indimi zemewe mu butegetsi mu Rwanda. Bitegurwa abantu baribajije bati harya ubu turi buganire iki ko twese tubizi. Turabizi ariko hari ibyo tutazi, ari ibyo tugiye gusaba izi ntiti zicaye hano nanjye ubafasha kujya muri ibi bibazo kugira ngo badusobanurire aya mabwiriza y'imikoreshereze y'indimi zemewe mu butegetsi mu Rwanda yaturutse he, ngamba niki, ese byari ngombwa. Ariko aho reka twibukiranye ibintu. Mu bihugu bitandukanye babyita politike y'indimi. Mu Rwanda tubyita amabwiriza y'imikoreshereze y'indimi zemewe mu butegetsi mu Rwanda. Ushingiye ku itegeko nshinga dufite indimi eshatu nk'uko zigaragaramo, ariko n'igiswahili cyaje kwiyongeraho kuko itegeko nshinga riho uburyo leta y'u Rwanda kwemera urundi rurimi, ishobora kuruvanamo, ishobora kurwongeramo. Ayo ni amahirwe ari mu itegeko nshinga ryacu. Izindi rero zikaba zihari kandi turazikoresha. Bari butubwire badusobanurire akamaro ko kugira aya mabwiriza. Turayareba mu buzima bwacu busanzwe, turayareba mu buyobozi bw'ibanze, ari nacyo gituma intiti mureba hano niyo mugabo Sipiriyani akaba ari we intebe y'inteko mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, zigiye kudufasha gusesengura ibi byose. Kuvuga rero ibya politiki y'indimi mu Rwanda no kuvuga politiki y'indimi muri rusange ntago byoroshye, ariko ndagira ibitekerezo bimwe na bimwe ngenda mvugaho, ubundi abantu bazabiganiraho bitonze. Reka yenda mbanze mpere kuvuga ku nshoza zimwe na zimwe, nyuma nze gukurikizaho kuvuga impamvu ndetse n'umumaro wo kugira politiki y'indimi mu gihugu. Nze kusoreza mu kwerekana uko politiki y'indimi ikorwa n'ibiyiherekeza. Hari amagambo menshi cyane iyo ugiye mu ndimi zinyuranye z'abantu bazi z'amahanga. Niyo mpamvu ntangira mvuga ko kugira ngo Ikinyarwanda kigire imbaraga tukifuriza nuko abantu bakimenya neza bakamenya n'indimi z'amahanga, kuko ibi bitekerezo byinshi za kuvuga yonza kuba gusanze Ikinyarwanda sinari kubishobora. Kuvuga rero ko kumenya indimi z'amahanga ni ngombwa cyane, kandi Ikinyarwanda kidufasha kuzimenya. Mu ndimi z'amahanga bakoresha amagambo menshi, ariko mu Kinyarwanda ugasanga mu by'ukuri yenda bashaka kuvuga umurongo w'imikoreshereze y'indimi mu gihugu runaka. Aha turavuga mu Rwanda, yenda bashaka kuvuga inyobozi y'imikoreshereze y'indimi mu muryango runaka, cyangwa yenda bashaka kuvuga imitunganyirize y'indimi mu muryango runaka, cyangwa yenda bashaka kuvuga
gupanga indimi mu muryango runaka, cyangwa yenda umuntu akaba yavuga amabwiriza y'imikoreshereze y'indimi mu gihugu runaka, cyangwa yenda amategeko ngengamikorere y'indimi mu muryango runaka, n'andi magambo menshi umuntu yakoresha naho biganisha. Ibyo ari byo byose ni ukugira umurongo w'imikoreshereze y'indimi mu muryango runaka, niyo ari ururimi rumwe buri gihe cyose, kuko ururimi rugira n'imvugo, haba hakenewe uyu murongo. Impamvu rero yo kugira umurongo w'imikoreshereze y'indimi mu muryango runaka, cyangwa politiki y'indimi mu muryango runaka nk'umuryango w'Abanyarwanda, ni ikimaze nuko mbere na mbere mu muryango, reka mpite njya ku Rwanda, mu muryango ufite indimi nyinshi. Ariko iyo mvuga indimi nyinshi ntimutekereze gusa Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa n'Igiswahili, mubanze mutekereze Ikinyarwanda ubwacyo. Ikinyarwanda ubwacyo iyo ugifashe nk'ururimi kibana n'izindi ndimi. Buriya kuzita ngo ni indimi ishami ni amaburakindi, kuko iyo dusobanura ururimi tuvuga ko ururimi ni igikoresho cy'ubwumvane, birumvikana mu muryango w'abantu, ariko ururimi ni urusobe rw'amajwi yatushye ducisha mu ibitekerezo. Aya majwi yoroshye kuvuga za bacada, za fagaha, ijaka nayo ngayo. Ni ukuvuga rero ko ufashe ikirera cyangwa ikigoyi, cyangwa ugafata ikinyambo, cyangwa ugafata izindi ndimi z'u Rwanda, ibyo zirabyujuje nabyo. Ntabwo rero ubundi twagombye mu rwego rw'iyiga ndimi nyamuryango ntitwagombye kuzita indimi ishami. Ariko iyo twagiye mu kwerekana imikoreshereze y'indimi no kwerekana imyanya zigomba guhabwa, dukoresha ayo magambo y'indimi ishami. Ni ukuvuga rero ko Ikinyarwanda ubwacyo n'indimi ishami zacyo, naho hakenewe politiki y'indimi, hakenewe umurongo werekana uburyo bibana n'uburyo zikoreshwa. Nibutsa ko usibye za ndimi tuzi zavuye hanze, mu Rwanda hari n'urundi rurimi rimwe na rimwe abashakashatsi bajya bita ururimi ishami rw'Ikinyarwanda, ariko iyo urebye ibipimo si rwo, ntabwo ari ururimi ishami rw'Ikinyarwanda, ururimi rw'Igikiga ruvugwa hariya mu karere ka Gicumbi. Buriya ni ururimi pe, kuko iyo tugiye kuvuga ururimi nanone hari igihe twifashisha ubundi buryo bwo kurusobanura. Iyo abantu babiri bavuga indimi ebyiri zitandukanye ntibabashe kumvikana, hakaza uwa gatatu uzizi zombi akabasemurira, abo bantu bavuga indimi ebyiri zitandukanye. Uvuga rero ko ugiye hariya bavuga Igikiga, uvuga Ikinyarwanda gusa utabonye gusemurira ntiwumva. Ni ururimi rero narwo rw'Abanyarwanda. N'izindi ugiye ku Nkombo hariya Rusizi, dufite izindi ndimi nazo z'Abanyarwanda, Amashi, Gihavu kivugwa mu murenge wa Nkombo. Ibyo byose rero ufashe n'Ikinyarwanda n'izo ndimi zose nabyo bikeneye politiki y'indimi. Noneho ufashe rero mu buryo bwagutse Ikinyarwanda nk'ururimi rubana n'indimi tuzite z'amahanga n'ubwo zabaye iz'Abanyarwanda, arizo Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, ndetse n'izindi buriya zagiye zibaho mbere. Rega n'Ikidage cyarahabaye, ndetse n'Ikilatini, ndetse n'Icyarabu, ndetse n'izindi buriya hari udusigisigi zagiye zisiga mu muryango w'Abanyarwanda, haba mu bikoresho cyangwa mu rurimi ubwarwo. Iyo umuryango umeze gutyo rero uba ukeneye noneho mu buryo budakuka kugira itunganyandimi, kugira inyobozi yerekana uburyo indimi zikoreshwa. Ku mpamvu ya mbere, nko mu Rwanda dukeneye politiki y'indimi, nuko iyo urebye itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda yo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015, ukarireba mu ngingo yayo ya 8 haragira hati ururimi rw'igihugu ni Ikinyarwanda, indimi z'ubutegetsi ni Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, Icyongereza n'Igifaransa, ndetse hashobora kujyaho cyagakurwaho ururimi. Nyuma rero muri 2017 nk'uko itegeko nshinga ryabiteganyaga hiyongereho n'ururimi rw'Igiswahili. Kuvuga ko dufite indimi enye z'ubutegetsi mu Rwanda, ariko hakagira ururimi ruzirengaho mu guhabwa imbaraga, arirwo rw'Ikinyarwanda, kuko nirwo rwonyine rwitwa ururimi rw'igihugu. Ni ukuvuga rero ururimi rw'igihugu nk'uru nguru iyo udakoze
itunganya ndimi rinoze nubwo riba rifite uwo mwanya rwahawe rushobora kugira ibyononyi byinshi kuko imbaraga z'indimi zijyana n'ibintu byinshi, zijyana n'ubukungu, zijyana n'imbaraga aho zikomoka bafite, zijyana n'imbaraga z'amafaranga, hari byinshi cyane mu by'indimi bizamo. Niyo mpamvu rero itunganya ndimi riba ari ngombwa cyane. Ukuvuga ko mu Rwanda tudakoze itunganya ndimi, ururimi rw'Ikinyarwanda nubwo rukomeye runarengerwa n'itegeko nshinga, hari aho rushobora kugira rukaba izindi ndimi zaba imbogamizi yarwo kugira ngo zisanzure. Bityo rero ni ngombwa kugira politiki y'indimi. Ariko politiki y'indimi yitabayeho harya bigenda biti, haba byinshi kandi ibyinshi biba bibi, kuko yenda reka mbabwire ko habaho politiki z'indimi nyinshi cyane. Ariko reka mbabwire iya mbere abantu benshi ibihugu byinshi busesenguye bikoresha politiki y'indimi ya mbere, ni ukubyihorera. Politiki y'indimi ibihugu byinshi bikoresha ukabyihorera, ntugire politiki y'indimi ushyiraho. Indimi zikiberaho zikaryana uko zibishoboye, zimwe zigapfa. Aho nagira ngo mbabwire ko ari ururimi rwacu ruri kurembera, rwapfuye hasigaye gatoya, ururimi ruvugwa hariya mu gace ka Nyundo rw'Igishobyo. Urushobyo ruri gupfa rwose. Ubu turi kugerageza ngo turebe icyo twarukora muri urwo rurimi, ruri gupfa cyane. Ariko biranumvikana rubana n'ururimi rukomeye rwo n'indimi ebyiri zikomeye hariya, rubana n'ikigoyi gikomeye, rukabana n'Ikinyarwanda gikomeye, noneho n'izi zindi zigenda ziyongeraho. Iyo rero udakoze iyo politiki y'indimi ukabyihorera nk'uko ibihugu bimwe bibigenza, haba bibi byinshi. Politiki y'indimi imwe rero niyo ngiyo kubyihorera. Indi politiki y'indimi ishoboka ni politiki y'indimi mu by'ukuri itegeka rwose, ubuyobozi bukaza bukabategeka ko bigenda gutya, nta kubaza abaturage, nta kubaza rubanda, nta kuganira nk'uko turi kuganira, ukaza gusa ugatanga amategeko y'uko indimi zikoreshwa. Iyo ngiyo akenshi rero nayo nta musaruro itanga, kuko abishyiriweho akenshi ntibayemera, ntibanayakira. Hari politiki y'indimi nyinshi cyane, ariko noneho inziza muri zo nibura abahanga twemeranywaho ni politiki y'indimi iva muri rubanda, iva mu baturage, aho abashakashatsi babanza bakaza mbere bagakora ubushakashatsi, bakerekana iby'indimi uko bimeze, bakerekana ibikenewe, ibikoresho, amafaranga azabigendaho, ingengo y'imari, noneho bakabigeza ku bafata ibyemezo. Noneho abafata ibyemezo bakabigarura mu baturage, muri rubanda bakabiganira nk'uko turi kuganira, bamara kubiganiraho bakabiha umurongo. Byamara kubona umurongo, noneho ubuyobozi bugafata gahunda, bugashyiraho gahunda y'imikoreshereze y'indimi. Icyo gihe rero iyo politiki y'indimi iraryoha cyane, kuko kuva hasi ku muturage wo hasi kugera ku buyobozi bose barayemera kandi barayikurikiza, banayishyira mu bikorwa, kuko iba yarabavuyemo mu buryo bwose. Nagira ngo nibutse yuko politiki y'indimi nziza iva mu baturage, ariko amabwiriza politiki y'indimi ubwayo, amategeko ayigenga ngengamikorere ashyirwaho na leta, nuko bigenda. Iyo rero iba ari nziza cyane. Iyo hatabayeho politiki y'indimi mu gihugu icyo ari cyo cyose, haba kutamenya umwanya wa buri rurimi, kuko buri rurimi rugira umwanya ruhabwa n'itegeko. Nababwiye nk'itegeko nshinga umwanya ruha indimi zacu enye, ariko hari n'umwanya ururimi ruhabwa n'umuryango. Urakomeye cyane rero umuryango. Buri ndimi umwanya zihabwa n'umuryango, hari n'igihe ubwawo umuryango utegeka abafata icyemezo mu by'indimi kwemera ururimi runaka rugahabwa umwanya uyu nguyu, haba mu burezi, haba mu buyobozi, aha n'aha, bityo. Reka mbahe nk'urugero, buriya nk'igiswahili nubwo kitari rumwe mu rurimi
tegeko mu Rwanda rwemewe n'ubutegetsi bw'u Rwanda abanyarwanda bararukoreshaga hajya mu bucuruzi ugasanga bari kurukoresha wajya nko kuri radio kumva umupira baravuga mu Giswahili no mu Kinyarwanda gusa ntibavuga urundi rurimi wajya he ukarwumva ndetse amadini akagira misa n'amateraniro mu Giswahili buriya n'umuryango waruhaga imbaraga nta nitegeko ribishyiraho ibyo rero umuryango nawo ugiramo uruhare ni ukuvuga rero ko y'indimi zashyizwe mu itegeko zihabwa imirimo nka buri itegeko nshinga urifashe kuri ukarekeraho ntugire ikindi uvuga ntabwo ruri mu murimo warwo ziriya ndimi zacenye wamenya icyo zishinzwe ururimi rw'igihugu urwo nibura umurimo warwo urasobanutse nuko ari ururimi nirwo muyoboro w'indangagaciro z'abo banyagihugu nirwo rurimi rwerekana ibyiyumviro byabo imitekerereze yabo n'imibereho yabo n'indangagaciro zabo ibyo byo biba bisobanutse ndetse ni narwo rurimi ruhamya ubwenegihugu ubwabo n'indangamuntu yabo ariko nk'indimi z'ubutegetsi ko dufitenye uziretse kuriya usibye yenda izagiye zigenerwa umwanya runaka nagira ngo bibutse nk'ikinyarwanda hari aho cyagenewe umwanya mu mategeko ko kigishwamo kuva mu mashuri mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa gatatu icyongereza nacyo kigererwa umwanya ko kuva mu mwaka wa kane kugera muri za kaminuza ari rwo rurimi rwigishwamo ariko si igifaransa ariko si igiswahili izindi se umwanya ni uwuhe aho ngaho rero bisaba ko hajyaho politiki y'indimi noneho ikerekana buri rurimi umwanya rugomba guhabwa mu muryango ni ukuvuga ko iyo ururimi rwagizwe ururimi rw'igihugu cyangwa rw'ubutegetsi ruhabwa ibikoresho bya mbere ruhabwa nk'ikinyarwanda kuko ikinyarwanda gifite abene nubwo ari ururimi ndengamipaka rw'ibiyaga bigari ururimi rukoreshwa mu Rwanda ururimi rukoreshwa muri Repubulika ya Uganda ruri no mu itegeko nshinga ryabo ururimi rukoreshwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ururimi mu by'ukuri rusa n'ikirundi ni ururimi rumwe twebwe mu by'indimi tubyita ni ururimi rumwe nubwo rukoreshwa muri za Repubulika ebyiri zigenga ndetse runakoreshwa hakurya hano muri Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania rwitwa igiha cyangwa igihangaza iyo utarufashe rero ngo uruhe ibikoresho uruha muga uruha imyandikire urwandikira ibitabo binyuranye inkoranyamuga ikibonezamvugo ndetse muri iki gihe barwandikemo n'ubuvanganzo bw'ingeri zose banarushyire mu ikoranabuhanga muri iki gihe ururimi rudashyizwe mu ikoranabuhanga ruba rurimi ruzakendera mu gihe runaka ubu ikinyarwanda rero tugomba mu byo dukora byose kurushyira mu ikoranabuhanga ari bwa buvanganzo twavugaga ubusizi amahamba ibyivugo indirimbo byose bikajya mu ikoranabuhanga uko bishyize mu ikoranabuhanga ubu bibitse mu bicu ntawe ushobora kugira icyo abyononaho ariko igitabo iyo bishyize mu gitabo gusa imbebe bibanza zitakibaho nyinshi ziranakirya cyangwa kikanyagirwa nubwo nta nyakasi kibaho ibindi bikoresho ugomba guha ururimi ni kurwigisha ugakora integanyanyigisho kuri bagiye batubwira ibyo rero bikora ndetse ugashyiraho n'amashuri yigisha abazarwigisha u Rwanda rero ibyo rwarabikoze amashuri ya za TTC ategura abigisha ikinyarwanda mu mashuri y'incuke kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi kaminuza zigenga zinyuranye zifite amashami y'ikinyarwanda ibyo byose birahari bifasha nyine mu gutegura abarimu ndetse hakajyaho n'urwego rugomba kureba uko urwo rurimi ruhagaze n'imikorere yarwo hagiyeho inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ibyo rero byose iyo bititaweho ariko ikintu cyitwa kuvanga indimi buriya ntimugire ngo gipfa kwizana gusa cyangwa kuryana kw'indimi iryana ry'indimi cyangwa ivangandimi cyangwa ihinduranyandimi cyangwa ibyo byo habaho n'intambara y'indimi rega buriya iyo ibyo byose utabikoze ngo werekane umwanya wa buri rurimi n'umurimo ruzajya rukora mu muryango
habaho ibyo byose rero. Ni ukuvuga rero ko politiki y'indimi mu Rwanda irakeneye kugira ngo ibyo byononye byose bishoboka kandi byagira ingaruka cyane cyane ku Kinyarwanda tubyirinde hakiri kare. Politiki y'indimi rero igiye imaze kujyaho, hari biherekeza, hari bya bikoresho navuze byose bijyaho mu by'amategeko, umwanya ruhabwa, ariko hari n'ingengo y'imari igomba kujyana nabyo, kuko iyo ngengo y'imari ni ituma hahugurwa abantu uburyo ururimi ruzakoreshwa n'ibindi n'ibindi. Hano mu Rwanda rero politiki y'indimi twifuza ni politiki y'indimi ishyira imbere nyambere ikaba Ikinyarwanda. Ni ukuvuga ko niba turi muri aka karere ka Gasabo, aho kubanza kwandika Gasabo district, ugomba kubanza ukandika akarere ka Gasabo, nyuma ugashyiraho izindi ndimi ushaka. Washyiraho Igifaransa, washyiraho Icyongereza, washyiraho Igiswahili, nta kibazo gihari, ariko nyambere mu ndimi ikaba Ikinyarwanda. Niba utugeze hariya handitswe, hari aho ujya mu gihugu asanga bridge, ahandi pont, ukavuga utese ibi n'ibiki noneho mwoka byarama, wagombye ukandika iteme. Washaka gukoreshaho bridge, washaka ugashyiraho pont, washaka ugashyiraho ikindi, ariko nyambere ikaba Ikinyarwanda. Iyo niyo politiki y'indimi mu Rwanda twifuza. Noneho rero buri cyiciro cy'imirimo dukora, buri cyiciro cy'ibyo dukora cy'imyuga yacu nacyo kikagenerwa uko indimi zagenda zikoreshwa. Ni ukuvuga ko buri cyiciro nacyo cyagombye kugira icyo twita umurongo nyobozi w'imikoreshereze y'indimi mu kigo runaka. Nk'ubu muri kaminuza y'u Rwanda uwo murongo nyobozi twarawukoze, twerekana umwanya w'Icyongereza, umwanya w'Ikinyarwanda, umwanya w'izindi ndimi, Igiswahili, Igifaransa, Igishinwa, ko nacyo kirahari. Ibyo rero nabyo bigomba guteganywa n'iyo politiki y'indimi. Ndetse na bwa buryo abantu bahoze bavuga ko hari byononye byinshi by'Ikinyarwanda, igihe politiki y'indimi zaba yarangije kugaragara, ibyo byose bizahita bihagarara, kuko ya nyobozi igenda ihanura buhoro buhoro kugeza igihe bibaye ngombwa badahana. Iyo politiki y'indimi rero umushinga wayo warakozwe, ndetse igeze heza ku buryo mu minsi ya vuba aha ababishinzwe bazayigeza ku Banyarwanda. Umuntu yaganira byinshi rero, reka mbe mpini yaha murakoze. Murakoze cyane ntebe y'inteko. Ubwo rero reka turebe itangazamakuru mu Rwanda rikoresha Ikinyarwanda rikwiye kubyifata mu bite. Kubabwira uko byari bimeze ibyerekeye ururimi rw'Ikinyarwanda igihe nayoboraga Orenforo, ntabwo ari ejo bundi. U Rwanda turimo ntaho ruhuriye n'urw'icyo gihe. Nari nagerageje kwibanda ku byo tubona ubu ngubu, ariko mutagira ngo hari ibanga nshatse kwibikaho. Navuga ibintu bibiri mu itangazamakuru ry'icyo gihe. Nayoboye Orenforo kuva muri 76 kugeza muri 90, imyaka 14. Nasanze muri Orenforo nta munyamakuru n'umwe wize itangazamakuru. Nasanze muri Orenforo abize universite bari nk'abantu babiri, nabwo batarize itangazamakuru. Ntabwo ari ibintu umuntu yagereranya n'iby'ubu. Icyakora Ikinyarwanda koko cyari gifite agaciro, ariko kikabangikana cyane nk'uko babivuze n'indimi z'amahanga, cyane cyane Igifaransa nicyo cyari kiganje. Ariko hari abanyamakuru bashoboraga kuturwanaho, haje nk'imakuru mu ndimi z'amahanga, haba mu Gifaransa cyangwa Igiswahili, dore ko nta Cyongereza cyakoreshwaga icyo gihe.
agakoresha ubuhanga yibitseho akatubonera imvugo itunganye. Nakunze kubabwira umuntu muzi mwese witwaga Aimable Sibomana, twamwitaga Zakarof, kuko bamuhaga depeshe ari imbere ya mikro iri mu gifaransa agahita yishyira mu kinyarwanda kandi ku buryo bunoze. Ibyo ni ibintu bitakiriho wenda ubu ngubu, ndavuga izo ngorane z'icyo gihe, ariko n'ubu hari izindi. Iyo tuvuze itangazamakuru, ikinyarwanda mu itangazamakuru, abantu benshi twihutira kunenga ibigoramye kandi tukabyegeka ku banyamakuru gusa. Ibiganiro twumvise kare byaduhaye